ubundi buntu bwo kurwana bw'amagambo bw'urucantege bw'ibintu bidafatika. Ngewe rero reka nkubwire aho magazi ibyo ntibijya bikine ibyo sinjya mbyitaho. Nubihaguruka uzamenye ngo Diane arakomeye, nubihaguruka n'amagambo apfuye, amagambo atari ukuri, amagambo y'utunyoma, utuntu barimo aremye, tutajyanye n'imyaka ufite, tutajyanye n'igihe cyawe, tutajyanye n'imbyaro zawe, utuntu barimo aremye ukaturunda aho ngaho kugira ngo we kwakongera kuzamura umutwe. Oya umva, ndashaka kukubwira ngo ambara imbaraga zo gusenga. Nta minsi turimo yo gukina, nta minsi turimo byo gutakaza, nta bihe turimo byo kudindira. Witinda muri bamvuze, witinda muri bandebye, witinda muri bangenzeho. Oya, bajya babura impamvu kuri twe. Ego mwami Imana, nibajya babura impamvu birajya bazibura. Impamvu niyi yagize atya, bigenda bica, yakoze ibi. Ariko wajenjoye ibyawe ukabanza ukabirangiza, ukabanza ukajenjora iby'abana bawe ukava mu bubero, ukabanza ukajenjora iby'umuryango wawe ukawutunganya, ukareka kujya mu by'umuturanyi ucinda amagambo y'abapfapfa. Umugore wa Yobu niba yaramubwiye ngo n'ubwo uracakomeje kuvuga Imana, ari umugore babana mu cyumba. Reka nkubwire, wakagize intambara zindi biragatsindwa kugira intambara z'umuntu mwabanye. Ariko umva ijambo igisubizo nguhaye wahuye nazo. Umva nkubwire, mu kuboko kw'Imana hava ibyiza gusa, haza ibibi tukayihakana. Aramubwira ngo ntukabe nk'umupfapfa, Yesu ahabwa icyubahiro. Reka nkubwire, hari umupfapfa mwagendanye mureka bikwita ku nama ze, hari umupfapfa muturanye bikwita ku nama ze, hari umupfapfa mubana mu kazi wita ku magambo ye, hari umupfapfa nje kuvuga imbaraga z'ubupfapfa. Ariko havuga gutera, ariko Imana havuga igisubizo cy'umukiranutsi. Tuvuga ngo amen. Ukavuga igisubizo cy'umukiranutsi, witera n'amagambo y'umupfapfa. Umupfapfa ntacyo atinya, umupfapfa ntacyo ahomba. Reka nkubwire, sinzi umuntu wagize kumbwira ngo ruzanga nk'umutagira icyo ahomba. Ntabwo ahomba icyubahiro kuko n'umuntu ntacyo afite. Ntabwo ahomba n'ubundi izina rye ryarangiye, ntabwo ahomba n'ubundi ntiyigize abyubaka. Wowe se ureke guhangana n'umupfapfa. Umupfapfa urakinya guhimba, umupfapfa urakinya kuvuga ibitari byo, umupfapfa urakinya kuvuga ibintu haremekanije bitigize binabaho. Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mwe mwese abadukurikira kuri iyi channel, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. N'ubundi turagarutse tuzanye ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe, ariko ndabanza kuramutsa abantu bose bakoze subscribe, n'abandi bantu mwese mutarayikora nagira ngo muyikore subscribe. Ndetse ndasuhuza cyane by'umwihariko abakristo b'Itorero Umusozi w'Ibyiringiro. Ndaramutsa inshuti zanjye, ndaramutsa inshuti zimpamagara, ndaramutsa abanyandikira ama SMS, ndaramutsa abashyiraho komenti, ndaramutsa mwese abadusura, abaduhamagara, mwese. Imana y'umwijima nk'umugisha kandi Imana y'umwijima bagiriye neza. Nk'uko bisanzwe n'ubundi mutuye mudukurikirana, ni Apotre Mukabadege Liliane n'umuntu ugarutse ngarukanye ijambo ry'Imana, ngarukanye kuganira nawe, ngarukanye kugira ngo twumve icyo umwuka cyangwa Imana ivugana nawe, ngarukanye kugira ngo twumve icyo Imana yashyize ku mutima wanjye, ndetse ikije kurema igitangaza mu buzima no mu bugingo bwawe. Yesu wacu akugirire neza. Rero nyemerera ukoreshe ukore comment kandi ukore subscribe, biragufasha kujya wumvana natwe ijambo ry'Imana ukarisangiza abandi, rigira icyo rihindura muri wowe, rigira aho rikuvana kandi rigira aho rikugeza. Imana yacu nishimwe cyane. Bene data, nk'uko bisanzwe n'ubundi tuvuga ijambo ry'Imana, Imana yampaye ijambo rivuga ku mbaraga zo gusenga. Burya gusenga kutagira kwihangana ntabwo bitera kunesha. Icyambere urasenga ariko hatarimo kwihangana, ikigeragezo ntabwo cyabura, iyo kije uhitugwa. Ariko ndagira ngo nkubwire, Imana mu ntambara y'ibigeragezo uhagazemo, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uyu witeguye ko niba urimo gusenga, niba hari bikeneye ku Mana, niba hari aho ugeze, hari ibindi bintu Satani arema, hari ubundi buco, hari ubundi butero shuma, hari ubundi butsiko, hari ubundi buntu bwo kurwana bw'amagambo bw'urucantege bw'ibintu bidafatika. Ngewe rero reka nkubwire aho magazi ibyo ntibijya bikine ibyo sinjya mbyitaho. Nubihaguruka uzamenye ngo Diane arakomeye, nubihaguruka n'amagambo apfuye, amagambo atari ukuri, amagambo y'utunyoma, utuntu barimo aremye, tutajyanye n'imyaka ufite, tutajyanye n'igihe cyawe, tutajyanye n'imbyaro zawe, utuntu barimo aremye ukaturunda aho ngaho kugira ngo we kwakongera kuzamura umutwe. Oya umva, ndashaka kukubwira ngo ambara imbaraga zo gusenga. Nta minsi turimo yo gukina, nta minsi turimo byo gutakaza, nta bihe turimo byo kudindira. Witinda muri bamvuze, witinda muri bandebye, witinda muri bangenzeho. Oya, ambara imbaraga zo gusenga. Imana twavuganye kandi yaduhamagaye, umwe yaravuze ngo niyo kwizerwa, izina ry'Imana ryimbazwe cyane. Nkundira rero ntaratinda cyane, uwemere tubanze dusenga Imana.
tubaze dusenga Imana, tubaze twinginga Imana. Ndashaka ko wizerana nanjye mu ijambo ry'Imana Imana yampaye. Hari ikintu Imana ibirimo mu masengesho, hari ikintu Imana ibirimo mu kwihangana. Niko ko rero kwagutera kunesha, ubushomeri bukavaho. Kwihangana iyo byongera gutera kunesha, imbaraga z'abanzi zigatsindwa. Kwihangana iyo byongera byagutera kunesha, ukabasha kwambuka ukava muri icyo kibaya cyakumize. Kwihangana byonyine nibyo bituma ugenda imbere y'umwanzi ntamenye uko ubayeho. Kwihangana byonyine nibyo bituma utambuka imbere y'abatagushaka kandi ukabaho, ukarya ukanywa, ukarya duke bakagira ngo ni byinshi, ukambara duke bakagira ngo ni byinshi, kubera ko wihanganye. Yesu akugirire neza. Reka tubanze dusenge. Mana Data, ndagushimiye kandi ndaguhimbaje. Uri Imana y'ubutwari n'ubuhanga n'icyubahiro, uri Imana y'imbaraga, uri Imana ivuga, uri Imana ikiranuka. Izina ryawe nirihimbazwe. Ndasenze aya masaha, rengera buri muntu wese uteze amatwi iki kiganiro, iki kibwirizwa, aya magambo y'ukuri, aya magambo y'ubwenge, aya magambo y'ubuhanga aturutse muri wowe, ya magambo arema, ya magambo atanga, ya magambo akingura imiryango mu izina rikomeye rya Kristo. Izina rijya abapfakazi bakaruhuka, izina rijya kunduki zikaruhuka, izina ryaho batarya bakarya mu izina rya Yesu Kristo. Izina rikingura imiryango, izina rirwanya intambara mu izina rya Yesu. Turaguhamagaye ngo uyu munsi ugaragare muri iki kiganiro. Buri muntu wese uri bugikurikirane, buri muntu wese uri bugisharinge, buri muntu wese uri bushyiraho comment, buri muntu wese uri bukurikirane iri jambo rikamufasha. Umwemere mubera imbaraga aho yageze bikananirana bikunde mu izina rya Yesu Kristo. Ubwami bwawe buze bumutegekere, imbaraga zawe zize zihindura ibihe bye mu izina rikomeye rya Kristo. Kandi uhereye uyu munsi wa none umutima wunezeze uburimo ibyiringiro. Ndasenze cyane ngo ubwami bwawe buze. Iyo ubwami bwawe bwaje ubw'abadayimoni burahunga bugaceceka mu izina rya Yesu Kristo. Ndatesha agaciro uri imbaraga mbizo kurwanya ijambo ryawe, buri mitego na buri bizira mu izina rikomeye rya Kristo. Ndagushima ko Imana itanga agakiza ku buntu, ndagushima ko Imana irwanya intambara ku buntu, ndagushima ko Imana izaho tubana uko tubayeho. Habwa icyubahiro mu isi yo mu ijuru, urakarama ko byumvishwa bisoza muri byose mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane rero bene Data ku ijambo ry'Imana. Imana ibahumugisha kandi Imana ibatsindishirize. Ijambo Imana yampaye ni ijambo ryiza, mutuye muzi cyangwa se wumvisha bwa mbere cyangwa bwa kenshi, ariko rirema ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe. Ni mu gitabo cya Yobu, igice cya igice cya mbere. Uwemerere mbaze mbere ku murongo wa 6 kugira ngo manuke na handi busome. Ndajya mpakubwira ndahita nambuka agera mu bice bibiri, niturangiza tuze gusengana Imana. Kandi ndabizi neza ko Imana igiye gukora ikintu gishya mu buzima no mu mutima wawe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Haravuze ngo umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi Satani yazanye nabo. Uwiteka abaza Satani ati, uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka arongera abaza Satani ati, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Maze Satani asubiza Uwiteka ati, ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye, agwiriye mu gihugu. Muvuge ngo amen. Iki gihe Satani ubwe yaragiye ubwe aramanuka araza agatambagira isi. Amaze guhitambagira anagira gute? Anayizereramo. Reka nkubwire, nubona umuntu wishwe n'umwuka w'uruzerero wuzuye Satani, ntukigire uhangana cyangwa mugire ibindi bintu byose uvugana nawe. Yesu ahabwa icyubahiro. None ngo Satani ubwe yagenzuye Yobu, areba ubukiranutsi bwe, areba umutungo we, areba ubutunzi bwe, areba agakiza ke, areba umubiri we, areba umutima we. Yesu ahabwa icyubahiro. Arangije ngo aratambagira isi arayizereramo. Arangije ngo yasubira imbere y'Imana kuvuga. Yesu ahabwa icyubahiro. Ndashaka kuvuga ikintu giteye gutya, ibintu wahuye nabyo ntabwo byatunguye Imana, rwe byagutunguye. Tuvuge ngo amen. Nubwo byatunguye famiye bigatungura ababyumvise n'ababibonye, ariko mva nkubwire, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo byatunguye Imana. Nje kukubwira gutabara kw'Imana hatari imbaraga za buri muntu wese. Ngo nuko Satani yazamuka agenda agera imbere y'Imana, ngo arayibwira ngo mvuye gutambagira isi no kuyizerera mu kwigamba. Yesu ahabwa icyubahiro. Kwigamba ikikubwira umuntu uri umwuka w'ubugoryi, umwuka w'ubucucu, ni ukwigamba. Kwigamba nakoze ibi, wakoze ibintu by'abantu ntibabimenye, wakoze ibintu byawe mu ibanga, wakoze ibintu byawe bitwikiriye. Yesu ahabwa icyubahiro. Hari ibyo ukora
warangiza abantu bakakurwaniriza muri byo kubera ko babitesha abadayimoni. Arangiza Satani aragenda ajya imbere y'Imana. Reka nkubwire umuntu urimo Satani, ikizamukubwira icya mbere ni ukwigamba. Yesu atugiriye neza, yigamba ibyo adashoboye, yigamba ibyo atakoze, yigamba ibitarabayeho, akabiremekanya, akabirunda, akabishyiraho. Arimo Satani mu izina rya Yesu, mureka arimo Satani. Nuko Satani ngarangije aragenda ajya imbere y'Uwiteka. Amaze kujya imbere y'Uwiteka ngo aragenda abwira Uwiteka ngo mvuye gutambagira isi ndetse no kuyizereramo. Noneho reka nkubwire rero ukuntu ugomba kwihangana ko ibyo bizagutera kunesha. Uri umuntu Imana yirata imbere ya Satani, Yesu ahabwa icyubahiro. Uri umuntu Imana ivuga imbere ya Satani. Uri umuntu Imana yashyize mu rugamba ibizi neza ko uzarurwana ukarutsinda. Reka kumenyesha Imana yawe. Sinzi akajambo kamwe rigize kumva umuntu yapostinze kavuga ngo Imana yawe ntugasuzugurwe uhari. Tuvuge ngo amina. Izina ry'Imana rishimwe cyane. Reka nkubwire Imana barasinze ishyiraho ku munzani, ibafata kwizera no kwihangana kwawe, ifata n'ikigeragezo yakurekuriye wemeye ko kikugeraho, isanga uzatsinda. Uramenye udakoze Imana isoni, uramenye utirwanirira. Reka Satani avuge, Yesu ahabwa icyubahiro. Imana yemeye ko izakurwanirira, Yesu ahabwa icyubahiro. Yongera irabyemeye kandi muvuge ngo amina. Satani aratinyuka nta soma agira. Satani aratinyuka ntareba imyaka akoreramo. Satani aratinyuka ntareba aho agiye gukorera. Niyibaza ko ari imbere y'Imana kandi agiye kuvuga umukiranutsi w'Imana. Aragenda aramubwira ngo mvuye gutambagira isi, mvuye no kwizeramo. Ntibabura ubugambo bavuga, ntibabura ibyo baguhimbira, ntibabura ibyo baremekanye mu kazi kawe, ntibabura ibyo bavuga muri karitsiye kandi utakoze. Ese niba wanabikoze ntabwo ari ngombwa ko babikuvugaho. Oya, Imana yawe irahari, yaguhamagaye kandi irabizi. Iyakurinze cyagiye, iracyari ya Mana ivuga bikaba, iracyari ya Mana itegeka bigakomera, iracyashoboye, iracyakora, iracyari ku ngoma. Bikinguye nta muntu n'umwe ubasha gukinga. Niyo yonyine iri hejuru y'ibintu byose. Muvuga ngo amena. Aratinyuka aragenda ajya imbere y'Imana. Satani aratinyuka ntahatinya, aravuga ngo mvuye gutambagira isi, mvuye no kuyizerera. Mu ruzerero nyine, umuntu w'umwuka wo kuzera wamubwira iki? Umuntu w'umwuka wo kuzera nta soni agira, ntabwo areba imyaka afite, ntabwo areba abana byiruye, ntabwo areba ko afite abuzukuru. Umuntu w'umwuka wo kuzerera w'uruzerero waramwukamye. Satani araza amujya imbere, ajya imbere y'Uwiteka aramubwira ngo mvuye gutambagira isi. Umva ibyaje kwirata nawe. Wowe urarata gutambagira isi utaremye, wowe urata gutambagira isi ngo mvuye no kuyizereramo. Wowe urarata uruzerero kuri bo ngo mvuye no kuyizereramo. Arangije Imana wumva uko ntarabiza muvuge ngo amina. Umva nkubwire, Imana ije guhindura ibintu byawe uyu munsi uri kwiratwa n'Imana. Umva, ntabwo nitaye ku bukene umaze n'igihe kirekire, ntabwo ndimo kuvuga intambara urimo kurwana, ntabwo ndimo kuvuga amadeni ufite, ntabwo ndimo kuvuga ko ubukode butishyuye, ntabwo ndimo ibyo byose. Imana yacu ibikemurira rimwe. Tuvuge ngo amina. Iyakurengeye cyagiye isoni ntizigukore, iracyari ya Mana ivuga bikaba, iracyari ya Mana itegeka bigakomera, ifite ubushobozi ku kintu cyose. Ntihagire umuntu ugutera ubwoba. Muvuge ngo amina. Arangije Satani ari imbere y'Uwiteka. Imana ntabwo yacecetse, Imana ntabwo abura icyo tuvuganiraho. Icyo ushaka kutakivuganira kenshi ikakivuga, ushaka kutakivuga umunsi kenshi ikagikora. Yesu ahabwa icyubahiro. Ndasuhuza abantu bavuganye n'Imana, nimukomere. Niba mugeze no mu rugamba nimukomere, Imana muri kumwe. Ndasuhuza abantu yahamagaye ngo nimukomere. Ndasuhuza abantu bagendanye nayo. Ibuka hamwe mwigize mugendana ntukorwe y'isoni. Ibuka ahantu mwigize mugendana abantu bari bazi ko upfuye ukongera ukabaho. Satani aragenda ajya imbere y'Uwiteka ntanatinya. Haleluya. Iyo yiturije, iyo yibereye aho ngaho, arimo arya ibyamuvunnye, arimo akora mu mirima, abana b'abakobwa n'abahungu arimo abarera, arimo akora urugo rwari rwiza ruteye imbere. Arangira avuga ngo witegereje umugaragu wanjye Yobu. Imana Uwiteka yamubwira ngo wamwitegereje. Umva nkubwire, urwo rugamba rukubayeho Imana ashaka kuzarusohokamo kwirata. Satani yaragusabirije, ni Imana yemeye kunyura muri izo nzira. Higira umuntu ubyiyitirira. Imana hari ibintu yemera ko bitubaho. Imana yemera, Imana yemereye Naboti ko bagurira abagabo b'ibigo byo kuza kumushinza ibinyoma. Imana yemereye Naboti Yesu ahabwa icyubahiro hejuru uzabibu rwiwe kandi urenganirizwa. Imana yemeye ko Naboti Yesu ahabwa icyubahiro. Ahantu ko hari n'abagore bashobora kuba hari n'abakobwa baguriye ngo bamushinze ibinyoma. Ndashaka kukubwira ijambo rikomeye, ijambo ry'ihumure, ijambo riza mu mutima rigakomeza, ijambo riza kukwemera umuryango, ijambo riza kuguhereza icyerekezo. Umva nkubwire, nje kukubwira ijambo riribuze gutuma Satani akorwa n'isoni ku buzima bwawe. Tuvuge ngo amina. Uwiteka ntabwo ajya gucyo yata ku mukiranutsi. Aramubwira ngo Satani, witegereje umugaragu wanjye Yobu.
nubwo wamugendereye, nubwo wamugabweho, ishyari ryagufasha umuzaho. Umva nkubwire, ubukene bwakwiyumuzaho, inzara yagufasha umuzaho, umva Toma yagufashe umuzaho. Yesu ahabwe icyubahiro. Aravuga ngo witegereje umugaragu wanjye Yobu, icya mbere arakiranuka, icya kabiri yirinda ibibi. Yesu ahabwe icyubahiro. Umutego ntawe ugomba akawutegura, arakiranuka kandi yirinda ibibi. Yesu ahabwe icyubahiro. Reka nkubwire uteze amatwi cyangwa unkurikirane hano kuri iyi cano, umva nkubwire, irindira imbere y'umunyabyaha, ejo azakuvuga ibitari byo. Irindira imbere y'umunyabyaha, ejo azakwemera ibyo utavuze. Yesu ahabwe icyubahiro. Ahereye ku kigeragezo wahuye nacyo, ahereye ahantu wanyuze, azafata ubuntu bw'umuremo ubwagiye bukubaho, aho wagiye uca inshuro, aho wagiye ujya ukajyamo ideni, azabufata buremare baburundanye. Yaburundanyije he? Ntabwo azi neza ko yaburundanyije imbere y'Imana igira imbabazi. Tuvuge ngo amena. Yaburundanyije imbere y'Imana irwara intambara, yaburundanyije imbere y'Imana itagira gahararo, se n'imfubyi, umugabo w'abapfakazi, ari data se watagira shinge na rugero, tokestibo se watagira aho baba. Mana ishimwe. Reka nkubwire impamvu ugomba komera mu maso y'umwanzi wawe. Ntabwo se Yesu bavuze ngo umutware w'abadayimoni bitewe n'imirimo n'ibitangaza Imana yari yamukoresheje. None se umwanzi ubundi yakuvuga ibyiza afite ishyari? Umwanzi se yakuvuga ibyiza afite akagambane kuri wowe? Ariko none kukubwira kubana n'Imana mu gihe ubona ko gikomeye, mu gihe abantu babona ko ibintu byawe bikomeye, mu gihe abantu babona ko ibintu byawe byarangiye. Iyo ari umugabo wavunikiye imitungo ye, iyo ari umugabo ngo ukiranuka wirinde ibibi, Satani azerera isi, amaze kuzerera umwuka w'uruzerero umuriho, arazerera, amaze kuzerera arangije ishyari riramufata. Ageze imbere y'Imana ngo gutambagira isi ko yizereraho. Uwiteka ati witegereje umugaragu wanjye Yobu, umva nkubwire, wa mudamu wa mupapa we, wa buri muntu wese ahantu ageze, witerwa ubwoba n'icyo kintu kikubayeho kiri imbere yawe. Imana muhagendanye ahantu ugatsinda, iracyagira Imana ntabwo hato yindi. Tuvuge ngo amena. Arakiranuka Yobu, wamurebye ko yirinda ibibi. Yesu ahabwe icyubahiro. Satani arangije arabanga impamvu ngo yirinde ibibi, ngo impamvu akira. Ntabwo bajya buri impamvu kuri twe. Mwami Imana nibajya buri impamvu, birajya bazibura. Impamvu ni iyi, yagize atya, bigenda bitya, yakoze ibi. Ariko wajenjoye ibyawe ukabanza ukabirangiza, ukabanza ukajonjora iby'abana bawe ukava mu bubwego, ukabanza ukajonjora iby'umuryango wawe ukawutunganya, ukareka kujya mu by'umuturanyi, ukareka kujya mu by'abandi bitakureba. Niki gituma ugiye mu bintu bitakureba? Niki gituma utakaza igihe? Niki gituma ugiye gutakaza igihe mu myaka ufite? Ivuga ngo amena. Yesu ahabwe icyubahiro. Aramubwira ngo reka mubwire tuba abantu biratwa n'Imana, kandi reka mubwire Imana ikorera mu mutima wawe. Reka mubwire umva iri jambo rikimanuka, umva ijwi rikujeho. Imana ikorera mu mutima wawe, iravuganiramo nawe ko muri kumwe, iravuganiramo nawe ko uzatsinda, iravuganiramo nawe ntutinye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Iravuganiramo nawe ko uzakurwanirira. Umva ibintu bitatu usaba Imana yo mu ijuru irabikora, itavuze ku mbaraga z'umwana w'umuntu. Irakumva, irakumvira, iravuga ngo witegereje, ndashaka kukubwira ijambo rimeze gutya. Ikintu cyakubayeho cyatunguye abantu, ariko ntabwo kigize gitungura Imana. Tuvuge ngo amen. Reka nambuke hakurya no gutinda njye mu bice byaho bibiri, noneho dukomeze twumve ijambo ry'Imana cyangwa kavugana natwe. Ndakubwira wowe nteze amatwi, wararyamye ibigeragezo byagukubise, waheze mu buriri, ngo bagize gutya, ngo byagenze gutya. Izina ry'umukiranutsi kubwa kandi umukiranutsi gaburira abashonje. Yesu ahabwe icyubahiro. Izina ry'umukiranutsi gaburira abashonje. Umva inshuti za Yobu zamuvuyeho, ibintu bimaze gushira. Inshuti za Yobu zaramubwiye ngo nihakane Imana yipfire. Umva aho ugeze niho Imana igiye kugaragaza ubumana bwawe kuri wowe. Aho ugeze Imana iremera mu bantu barahindura amagambo. Aho ugeze n'inzira y'ubutabazi kuri wowe, urabibona nk'ikibazo, ariko Imana yagiye kukuzamuriremo. Imana yagiye kumenyekanisha ko wari umugabane utabonye. Tuvuge ngo amina. Yesu ahabwe icyubahiro. Umva kumbwira akantu gatoya. Imana igiye gutabara ubwoko bw'Abayuda, yagendereye Esiteri. Yesu ahabwe icyubahiro. Iramurema imushyiraho kugira ngo Abayuda bazatabarwe binyuze muri Esiteri. Imana iteza ikibazo igakemura ikindi, ntihagire umuntu gutera ubwoba. Iracyari kunura amahumura, igiye gukora ibyo abantu batatekerezaga ko yakora ku buzima bwawe. Yesu ahabwe icyubahiro. Ntihagire umuntu uhagarara ngo akugandagaze imbere, ngo yivuge imyato, avuge gukomera kwe, ngo yigandagaze, avuge ibigwi, acane umuriro mu kanwa w'abazimu, ngo nawe mukurikire ujye kujya kuvuga no kuvuga ibindi
ibindi bintu utazi. Oya, umva, imana yawe vuga ngo yanjye, imana yawe iracyari ya mana ivuga bikaba, iracyari ya mana itegeka bigakomera, ntihigize hatorwa indi mana, iracyari ku ngoma. Umva icyo umwuka yambwiye ngo ijambo yavuga ngo irarikomeje. Tuvuge ngo amen. Igize gute? Irarikomeje. Dusome ijambo ry'Imana mu bice bibiri, umurongo wa 7. Ngo nuko Satani ahera ko arasohoka ava imbere y'Uwiteka, ateza Yobu ibishyute biri bihera mu bworo bw'ibirenge bigeza mu gitwariro, nuko yishakira urujyo rwo kwishimisha, maze yicara mu ivu. Umugore we aramubwira ati, mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe? Ihakane Imana wipfire. Ariko aramusubiza ati, umva igisubizo mbahaye, umva nyibari, mubwire igisubizo bwira umwanzi wawe natega amatwi. Ni jambo ripostinge kuri stati yawe, mubwire igisubizo bwira umwanzi wawe. Umva ukuntu yamushubije. Ariko aramusubiza ati, uvuze nk'umwe mu bagore n'abapfapfa, mbese twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana tukanga guhabwa ibibi? Muri ibyo byose nta cyaha Yobu yacumurishije ururimi rwe. Tuvuge ngo amen. Ninshaka nze kuza gusoreza nzasubukura ubundi. Yesu ahabwa icyubahiro. Ndashaka kuvugana nawe ukurikiye imicano, ukurikiye kino kibwirizwa. Urumva ijambo ry'umunyabwenge, ngo maze arangije ngo Yobu aramusubiza. Umugore ngo aramubwira ngo ntihakane Imana, ngo n'ubu uracyakomeje kuvuga Imana. Ngo ariko ngo aramusubiza ati, uvuze nk'umwe wo mu bagore b'abapfapfa. Ndashaka kukubwira wowe Imana yahamagaye, ndashaka kukubwira umuntu uri mu rugamba no mu bigeragezo, ndashaka kukubwira wowe Satani yacanye umuriro, ntuzagire na rimwe uba mupfapfa, wikwishinga amagambo y'abapfapfa. Umugore wa Yobu niba yaramubwiye ngo n'ubu uracyakomeje kuvuga Imana, ari umugore babana mu cyumba. Reka nkubwire, wakagize intambara zindi biragatsindwa kugira intambara z'umuntu mwabanye. Ariko umva ijambo, igisubizo nguhaye wahuye nazo. Umva nkubwire, mu kuboko kw'Imana hava ibyiza gusa, haza ibibi tukayihakana. Aramubwira ngo ntukabe nk'umupfapfa. Yesu ahabwa icyubahiro. Reka nkubwire, hari umupfapfa mwagendanye mureke wikita ku nama ze, hari umupfapfa muturanye wikita ku nama ze, hari umupfapfa mubana mu kazi wikita ku magambo ye, hari umupfapfa nje kuvuga imbaraga z'ubupfapfa, ariko havuga gutera, ariko Imana havuga igisubizo cy'umukiranutsi. Tuvuge ngo amen. Ukavuga igisubizo cy'umukiranutsi, witera n'amagambo y'umupfapfa. Umupfapfa ntacyo atinya, umupfapfa ntacyo ahomba. Reka nkubwire, sinzi umuntu wagize kumbwira ngo ruzanga n'umutagira icyo ahomba. Ntabwo ahomba icyubahiro kuko n'umuntu ntacyo afite, ntabwo ahomba n'umuntu izina rye ryarangiye, ntabwo ahomba n'umuntu ntiyigize abyubaka. Wowe se ureke guhangana n'umupfapfa, umupfapfa urakinya guhimba, umupfapfa urakinya kuvuga ibitari byo, umupfapfa urakinya kuvuga ibintu haremekanije bitigize binabaho. Wowe urahangana n'umupfapfa. Oya, arangije umugaragu w'Imana Yobu aravuga ngo hoya, ntukamere nk'umwe mu bagore b'abapfapfa, ntukamere nk'umwe mu bagabo b'abapfapfa cyangwa abaturanyi b'abapfapfa cyangwa bariya buri wese mu ruhande rwe. Wihangana n'umuntu w'umupfapfa, usubire mu byo avuze. Wahanje adatinya kuvuga, rega werega ntatinya guhimba kandi we ntabwo uri bubikore, werega ntatinya kuvuga ibintu biteye isoni kandi ntabwo uri bubivuge. Aramubwira ngo yingana nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Arangije amuzana ijambo rikomeye, ntugire ngo ijambo ridasanzwe. Aramubwira ngo ntihakane Imana yipfire. Reka nkubwire muntu urimo kunkurikira kuri iyi channel, ahantu ugeze haragusaba kwihakana Imana yawe. Nje kukubwira ngo noneho harimo kugusaba kwihakana Imana yawe. Aho niho ugomba kuvuga ko yera, muvuge ngo amina. Aho niho ugomba kuvuga ko ikiranuka, aho niho ugomba kuyitegerereza, aho niho igiye gutabarira. Reka nkubwire, ntabwo Imana igikora muri fondasiyo y'abandi. Imana yabanza igasenya ibyo bamuyomba bubatse, bene wanyu bubatse, abantu bose bubatse, ikubaka ibintu byayo yitirirwa. Yesu ahabwa icyubahiro. Wihangana n'umupfapfa kuri ako gasozi utuyeho, wihangana n'umupfapfa muri ako kazi kawe, wihangana n'umupfapfa mwagendanye igihe utazi ko ari umupfapfa. Mupfapfa ntagatinya kuvuga amagambo y'ubugoryi, mupfapfa ntagatinya kuvuga mu gihe kitari cyo, mupfapfa ntagatinya nimburamukoro, wihangana nimburamukoro itagira ibyo ivuga, itagira akazi, itagira amagambo y'Imana yo gutambutsa, itagira ikomeza imitima y'imfubyi, itagira ikomeza imitima nito kestibo, sitaba, itagira amagambo yo kwemesha abantu baburaye, iravuga iby'ubupfapfa n'ubugoryi. Ariko umva nkubwire, iyo baramubwira ngo ntabwo namera nko muri abo bapfapfa, muri abo bagore, oya mada, wimera nk'umugore w'umupfapfa. Arimo amubwira ngo ntihakane
mureke imana yipfire, izina ry'Imana rihimbazwe cyane. Ndashaka kuvuga Imana muri aya masaha, ndashaka kukubwira Imana, ndashaka kukubwira Imana igabura, ndashaka kukubwira Imana itabara, ndashaka kukubwira Imana izaho tuba. Data, ndashaka kuvuga Imana igaburira abatagira ababagaburira, ndashaka kukubwira Imana ibesha mu mazi abatagira shinge na rugero. Ndakubwira gutabara kw'Imana. Satani yaremekanije ibiremo byaho wanyuze, Imana ikabiyanyagiza ikoresheje umwuka wayo. Tuvuge ngo amina. Ngiye gusenga, ngiye no gusoza, ariko ndashaka kuvuga imbaraga zo gusenga no kwihangana n'ibintu bibiri bigendana. Ihangana amadeni Imana izayishyura, ihangana agahinda Imana iragakiza, ihangana Imana izaguhaho kuba, ihangana Imana izakumara umubabaro, ihangana Imana izakurwanirira, ihangane nurangiza ugerekaho amasengesho. Ibyo byose bizabuka n'ibigera imbere y'Imana, nibasitinga abantu bazabonye ko Imana yatabaye. Mana ndagushimye kandi ndaguhimbaje Imana nkuru. Sengera buri muntu wese uteze amatwi iki kiganiro, mubera imbaraga, mubera ibyiringiro, mutabaza ukuboko kwawe kw'iburyo kandi umutsindishirize. Ataragusaba ataguhamagara witabe, umurengeze imbaraga n'ubuntu icyarimwe. Bose ndabasengeye, kandi buri muntu wese akoze subscribe n'ugiye kuyikora muhereze umugisha, mugirire neza, umurwanirire, maze imitima yacu yinezeze iteka mu izina rya Yesu, amen. Ndashoje. Shalom, shalom.